ntarahagera reka njye kuvuga ibyo nabonye mbere ya byose rero wahageze nahageze wasanze hameze gute ndagira ngo usaba abantu nkuko babibonye mu kiganiro cyatambutse banza usaba imbabazi ziki abantu ndabasaba imbabazi abantu ndabasaba imbabazi ku bintu bimwe ubundi imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru hari ibyo navuze muri iki kiganiro gitambutse cyatambutse babonye urumva muri iki kiganiro babonye cyatambutse urabona nuko nari nambaye harimo akantu katemezaga yuko Bowazi afunze koko harimo akantu katemezaga yuko Bowazi afunze koko bitewe n'amakuru y'ibihuha yari yatangajwe n'umugore Berize tugeze muhira Gore Berize yaguhaye amakuru y'ibihuha se none se sinavugaga ko Berize tubonanye Gasaro se singuwo ni muri kumwe nanjye nari impari ntiyarahari ntiyamubonye yego urumva jewe yaranyibwira ati erega Bowazi ntabwo afunze oya niko yakubwiye ndakabura ijuru mparana kuzatahamo ariko nabandaye nkazandahiro za mutesi we sinatinya kuvuga ko yemewe kuko jewe ibintu nabonye muri ya mugore Berize urabona nkihagera bashatse kuzana ibintu byasaga bati ibintu bitamenyekana bitagira gute ariko uriya muhungu Kimasa agenda mugarukiye Kimasa yari yatangaje ko Berize yavuye mu rugo yahambira utwangushye yagiye wabo mu Gasyata yamubwiye ngo jewe ry'Imana do niwe utumye nkabona Bowazi kuri polisi araza kubitubwira mu kiganiro gikurikira oya Zekeri ntabwiboneye Bowazi nari imparerega ariko mubwiza ukuri nari impare wajyana iki babonye ndi kumwe na Zekeri bashesha urumesa umugore baramubwiye ngo bavuze bati kavuza nduru wa YouTube arahageze Zekeri none ibi bintu birabarwa bite abanyamakuru ntegereje ibyo mumbaza kuko jewe umuntu urandya umuntu urakurya hari inzara kuva bwacya sinamwicaye sinagize gute gutya abanyamakuru b'umunwa ataba YouTubers muri iki kiganiro yarabanze muri iki kiganiro ndaje mpamagaremo Ndahiro Valens Papi nk'umunyamakuru wataye iyo nkuru umuhamagarira iki hari ibyo nza kumubaza ariko ndasaba mumbaze ibyo mumbaza ibindi ndabisaba ubutabera dukurikije ibyo tubonye Berize uwo ndi busabe kuriya mugore nawe yafungwa Berize nawe afungwe se none ko twagiye Kimisagara twavuyeyo tugenda tumanuke gutya operation wiriwe uyikora mu gitondo yego ribu ya Kimisagara jugujugu mu rugo kwa Bowazi jugujugu ku rukiko rw'ibanze jugujugu kuri parike hose ubundi kugira ngo iyo operation yose ikorwe wabiterwaga n'iki mbere ya byose ni iyihe mpamvu yatumaga ukomeza kutwika ka essence uva hari numvise ko hari na sababu zigeze kuba hagati yawe na nyirinzu na nyirabukwe wa Bowazi kwa Bowazi ngo bari bakumize badukubise mwibihe Claude ngo yakuzwa na nyirabukwe wa Bowazi ahubwo babonye umugore yatangaje ko yapfuye n'umugabo umwana atari wa Bowazi mu bintu nashakaga kwibariza Bowazi nicyo kintu nashaka umubaza none se ushatse kuvuga yuko Berize atinye ko abaza Bowazi amakuru ukayazana imihanda yabitinye ese kumbe yabitinye ariyo mpamvu yavuze katanzi aravuze ati rero urabazi banza wumve none se Zeke yamuhaye karibu Zeke komanda duhaye umwanya wabyumvise neza komanda avuze ati pastor tambuka genda umurebe aho ugarukira genda urahamusanga harimo nyirabukwe umugore we umwana batatu na nyirinzu umva atari bane se ni bane noneho rosasa ikinyoma kizicara ku ntebe y'ukuri kugeza ryari ikihe kinyoma ahubwo ati n'ubwa urongeye gukurikirana iyi nkuru hasi hejuru iyi nkuru reka tubanze tuvuge tutya tuti mbere y'uko uvuga gutyo koko uburere wabonye Berize afite ntabwo afite uburere bwo guca bugufi icyo cyo rwose nge mbibabwize ukuri Berize ni wa muntu udafite uburere bwo kumvira bivuze ati noneho ishi yari zari zukuri reka baze nkubwize ukuri ishi zari zukuri umugabo byamagambo nikuriye muri Kimisagara aravuga ati hariya mureba mu maso Bowazi ni umugore wabimuteye ntabwo turamenya mu bugenzacyaha Bowazi yavuze iki ntituramenya muri parike yavuze iki ariko shahu nkubwize ukuri Berize we Imana igufashe Bowazi atahire rweza amenyo
ariko neza tayira rweza amenyo kamera ziragutunga ubishaka utabishaka wanze ko zigutunga zibikeneye zizagutunga utabishaka ariko iyi ngeso ni y'abantu benshi bo muri gospel abantu bo muri gospel bagira ibitangazamakuru baha ibiganiro bavuga none nk'umuntu wambaye badge ntabwo uri pasiteri ntabwo uvuze nka pasiteri aha ntabwo ni pasiteri aha ngaha bandebe nk'Ikaze TV ndi mu kazi kandi babwiza ukuri nongere mbiyame ngo se ngo mwashaka banza uve Berize namubajije nti none se kuvuga ko nabaje nyirabukwe wa Bowazi nyirabukwe wa Bowazi akunze umukwe we byahatari ariko iyo urebye ibiganiro bagiye bakora kuri Zaburi nshya Berize n'umugabo we bagaragaza ko iwabo wa Berize batamwitayo Berize aravuga ngo uriya mugabo mugufi ngo urabona yatubera umukwe ayo n'amagambo ari kuri Zaburi wabyumvise neza ariko uyu munsi abataje none ntabwo bazicabaye ariko uyu munsi habaye ibitangaza bakaba batabasha yewe ndasaba Presire yaravuze ngo birinde abantu bashyushya inkuru Presire Beri ntongera akayishuka avuga yuko afunze reka mu makuru Presire Bowazi afungiye kuri station ya RIB ya Rwezamenyo Inyamirambo ariko RIB oya RIB simufite ariko uzi umunyarwanda yaravuze ngo iyo ababiri ngo ababiri iyo bafite icyo bapfa ngo iyo ukize urubanza rw'ababiri uraramukareba mu ijuru uzi ko nageze Kimisagara ndebye Berize nkumva agahinda n'umubabaro biraje ngeze Inyamirambo ndebye Bowazi nawe nkumva mugiriye agahinda uzi ko mpagaze hagati incurubaza nkuraramye Berize ntabwo yabaye umugore mwiza ku mugabo we kubera inkoni Nyirizuwe namubwiye ngo amagambo make akaro gake na Federico namubwiye namubwiye ntushobora gutinya kamera yanjye imwe ugahita ubona kamera 10 ziteye hano ariko apfa kuba Prince bamwirukanganye n'inkoni ku mabuno oya bakubita kuko barakuze ari reka ni ntuzi mu busesenguzi bwa pastor eza cyari yanzu yayibayemo Prof natubwira uko imeze irahenze igize gute irarenze irenze iki irarenze inzu y'ibihumbi 150 ku kwezi urumva ubwirenze gute irarenze nyine ifite amafaranga menshi nyine yitwa inzu ariko yahiye namagana imbere umva ibyinzu mubivemo umva kro muvemo by'inzu buretse aha turwa turareba icyahuje nyirinzu na nyirabukwe wa Bowazi na Berize bakaba bari mu mwuka umwe Berize akaba atakivuga ko umugabo icyatumye icyabiteye ko ari uko umwana yavuze ko atari uko ukaba banageze bakagukubita oya ntabwo bankubise bakakwambara kamera bakubita nde uyu nguyu bakubise kameramani we nyirinzu urumva nyirinzu yaragiye kunyima akaboko inde Bowazi nabibonye yaragiye kukanyima nabibonye yaragiye kukwima akaboko Gasaro TV tuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi ndabashimira uburyo mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu Agasaro TV Ikaze TV ni Gasaro TV Ikaze TV Rwanda Kiranuka TV na Keya TV Keya sekeye inzara irangije kuva bwacya napfuye Pastor nishime kuguha ikaze mu kiganiro niwe nawe urakoze rata umeze neza urakoze kubanza cano yawe tuma abantu twicwa n'inzara umunsi wose meze neza Pastor meze ndaho ariko ni buke ariko ngo wiriwe wirwa oya niriwe gereka nkubwire buriya hari icyo bita inkuru icukumbuye inkuru icukumbuye bitari ugutanga ibicupuri ugacukumbura inkuru neza yego uyu munsi rero rero kuva bwacya namazi sindayanywa uyu munsi wampamagaye narindi muri studio gutunganya indirimbo nagiye gutunganya yo kwamamaza umukandida wacu nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu minsi mike yangiye kuyibaha urambwira ngo nje Kimisagara mu gace kaho utuye nje kwirebera amakuru mpamo niba koko inzu ya Bowaze yarahiye koko yego komeza kuvuga ibintu mbivugira kuri YouTube ariko ntarahagera reka nge kuvuga ibyo nabonye mbere ya byose rero wahageze nahageze wasanze hameze gute ndagira ngo usaba abantu nkuko babibonye mu kiganiro cyatambutse banza usaba imbabazi ziki
abantu ndabasaba imbabazi abantu ndabasaba imbabazi ku bintu bimwe ubundi imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru hari ibyo navuze muri iki kiganiro gitambutse cyatambutse babonye urumva muri iki kiganiro babonye cyatambutse urabona nuko nari nambaye harimo akantu katemezaga yuko Bowazi afunze koko harimo akantu katemezaga yuko Bowazi afunze koko bitewe n'amakuru y'ibihuha yari yatangajwe n'umugore we Berize tugeze muhira. Umugore we Berize yaguhaye amakuru y'ibihuha se? None se sinavugaga ko Berize tubonanye Gasaro se singuwo ni muri kumwe. Nanjye nari impari. Ntiyari ahari ntiyamubonye. Yego. Urumva? Jewe yaranyibwira ati erega Bowazi ntabwo afunze. Oya niko yakubwiye. Ndakabura ijuru mparana kuzatahamo ariko naba ndahiye nkazadahiro za Mutesi. Imana yo mu ijuru niyo ndahiye ireba mu mutima wanjye ukuri kwanjye kose. Berize niko nuko babona gutyo arangije musabye na nimero ya telefone none se ko tugiye gukora ikiganiro hani wawe twashyiraho nimero yawe ngo yango mushyireho ya Bowazi nicyo cyahise gitumanga gushyiraho nimero ye nicyo cyatumye nanga gushyiraho nimero ye ndabaza none se ndashyiraho nimero ya Bowazi se arahari ngayita ati nta kibazo nanjye nayita ati Bowazi aracyaruhutse ati ntabwo arafata umwanya wo kugira ngo vuge ati ariko telefone ye iriho kandi irakora urabyumva neza bivuze iki rero jewe sinatinya kuvuga ko Uretse gato mbanze mubwire tukiraho pastor uhita unsaba imbabazi mu iki kiganiro narakubwiye ngo 50% ngeremera ibintu 50 nkabihakana ubundi wowe ndi kukubwira ngo ntukajye uhagarara ku makuru Bibiliya iravuga ngo itorero nurota mu nzozi ukabona uri kumwe n'umugore w'umunyacyubahiro uzajya umenya ko wararanye n'itorero ry'Imana ubundi umugore bisobanura itorero mu mwuka wa gihanuzi iyo umuntu arose umudamu w'umuyobozi ku rwego rw'igihugu w'umukuru w'igihugu uwo ari we wese buri ari umudamu ku rwego rw'igihugu ubona mwari muri kumwe ujye umenya ngo itorero ry'Imana rikuri hafi rero wowe Sandirina urimo umwuka wa gihanuzi nubwo utari umuhanuzi uremewe kuko jewe ibintu nabonye muri ya mugore Berize urabona ngihagera bashatse kuzana ibintu byasaga bati ibintu bitamenyekana bitagira gute ariko uriya muhungu Kimasa agenda mugarukiye Kimasa yari yatangaje ko Berize yavuye mu rugo yahambira utwangushye yagiye wabo mu Gasyata noneho rero sasa mu rwego rwo kugira ngo bagire ibintu bubaka ukuntu bari muri diru na nyirinzu urabyumva bari muri diru na nyirinzu yewe magera nyirinzu yahisaze afite Berize na nyina wa Berize mama wa Berize bari bavuye muri RIB urumva bari bavuye muri RIB noneho RIB bageze RIB basanga RIB yamushyikirije pariki icyo kintu muracyumva neza basanze RIB yaraye imushyikirije parike ndetse Bowazi yabajijwe ejo uyu munsi ni kuwa iki kiganiro mbibutsa yuko gikorewe rimwe nicyo nakoreye Kimisagara ku munsi wo kwa gatanu gikozwe kwa gatanu icyambere cyakozwe kwa gatanu Kimisagara uko mwakibonye niki gikozwe kwa gatanu gikorewe Inyamirambo hano hafi kuri stade abajyama mu meza neza mwaje kwiga imodoka muremewe byose ni Imana ibikora Pastor yego amakuru namenye ariko we ngo ntiwemewe kuri Berize ntiwemewe wowe ni wowe utumye ntabona ntuze yamubwiye ngo jewe ry'Imana do ni wowe utumye ntabona Bowazi kuri polisi ahubwo araza kubitubwira mu kiganiro gikurikira oya Zekeri ntabwo iboneye Bowazi ari imparerega ariko mubwiza ukuri ari impare wa John Kera babonye ndi kumwe na Zekeri bashesha urumesa umugore baramubwiye ngo bavuze bati kavuza nduru wa YouTube arahageze Zekeri none ibi bintu birabarwa bite bati mwemera ko mwicarana kavuza uko biri kose pastor nubundi byarangiye tubonye kafunze nyine banza umbaze ibyo wendaga kumbaza aya ni amakuru dusoreza ngo yitwa nde kavuza nduru wa YouTube niyo mpamvu nazaza kuri izi kamera zanyu hari umunsi tuzamugira inyuma hari umunsi tuzagutamuze kwisobanura bakuvuza nduru none se ndimo kavuza nduru kubera ko tutangana yewe uyu munwa wanjye
Imana yabwiye Mose ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina n'icyo uvuze nagikora. None se Mose yari yavugishije uburagi cyangwa yavugishije ururimi? Nyuma yuko kandi Imana umenye ivugira amakuru umukozi mpamo wayo iramubwira ngo akanwa ke kazamubeshaho. Pastor, nyuma yuko umenya amakuru mpamo yuko uyu mugabo Bowazi ari mu maboko ataraye, ngo mwaba muhindukiye gatoya ababiographer izuba ryababangamiye. N'ubundi rirahari. Utyo rwose utya nibyo sawa. Abanyamakuru ntegereje ibyo mumbaza kuko jewe umuntu urandya. Umuntu urakurya Hari inzara kuva bwacya Umuntu sinacyayi sinagize gute. gutya komeza ugende. Gutya? Utyo rwose. Nyaruguru y'amajyepfo cyangwa Nyaruguru Aho rwose majyaruguru. twagiye. Ndagira nkubaza iki kibazo mbere ya byose mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki. Ni ikiganiro wagaragayemo uvuga ati rwose Berize abantu munamufasha. Muri iki Ati kiganiro abanyamakuru b'umunwa, ataba YouTubers Muri iki kiganiro, yarabanze. muri iki kiganiro ndaje mpamagaremo Ndahiro Valens Papi nk'umunyamakuru wataye iyo nkuru. Umuhamagarira iki? Hari ibyo nza kumubaza nza kumubwira. Hano uravuze ikindi ngiye gusaba ndasaba ariko ndasaba mubaze mumbaze ibyo mumbaza. Ibindi ndabisaba ubutabera. Dukurikije ibyo tubonye Berize. Ubundi busabe kuriya mugore nawe yafungwa. Berize nawe afungwa se? None yakoze iki? wabonye Bowazi ukuntu asa mu maso? Wabibonye ukuntu asa? None se yaritwitse? Ese siwe witwikiyeho inzu? Shaka byihore. Umugore yatangaje ko ari isombi yamutwitse mu kiganiro. Ubu noneho ugiriye impuhwe Bowazi ukwirukaniye mbere hari akavuga yuko yasabwe atagukeneye. n'umugore na nyirabukwe. Byasabwe n'umugore na Ariko kuro nyirabukwe. reka nkubwire ibintu bibereye hariya njye nakoze kuba ntanaje imbere yayo. Oya reka nkubwize ukuri. Reka mbwira audience babirukanye nk'intuzi. Audience oya urumva? Sha babirukanye nabi. Afande ahamagaye korode. Oya uwo birukanye nabi ninde? Afande yanyeskijeho. Banzu bivuga ko oya ndavuga nyirubwite. Nyirubwite ubwe arababwira. Mwebwe rero murimo murasoza inkuru. Inyamirambo nahasoza inkuru. Yego mwebwe nimwinjiye mu nkuru nyirizina hanyuma tuzabuke uko twagiye Kimisagara twavuyeyo. Reka tugenda tumanuke gutya. Operation wiriwe uyikora mu gitondo. Yego. Ribu ya Kimisagara. Jugujugu mu rugo kwa Bowazi. Jugujugu ku rukiko rw'ibanze. Jugujugu kuri parike. Ubundi kugira ngo iyo operation yose ikorwe wabiterwaga n'iki mbere ya byose? Ni iyihe mpamvu yatumaga ukomeza kutwika ka essence bari awongera numvise ko hari na sababu zigeze kuba hagati yawe na nyirinzu na nyirabukwe wa Bowazi. Kwa Bowazi ngo bari bakumize buntu badukubise mwibihe. Korode ngo yakubiswe na nyirabukwe wa Bowazi. Ahubwo babonye ibintu bihinduye isura. Ibyari umusatsi w'umukara bihindutse imvi. Noneho batangira kuducisha make. Urumva babonye umusatsi w'umukara uhindutse imvi babona ko ibintu bihindutse. Ariko icyo mbona cyo ni kimwe. Abantu bareke ubutabera bukore akazi kabwo. Muri ubu butabera umugore yatangaje ko yapfuye n'umugabo umwana atari uwa Bowazi. Mu bintu nashakaga kwibariza Bowazi nicyo kintu nashaka kumubaza. None se ushatse kuvuga yuko Berize atinye ko abaza Bowazi amakuru ukayazana imihanda? Yabitinye. Ese ukumbe. Yabitinye. Ariyo mpamvu yavuze ko atanzi. Aravuze ati rero urabazi banza wumve. None se Zake. Yamuhaye karibu. Zake. Komanda duhaye umwanya. Mwabyumvise neza? Komanda avuze ati pastor tambuka genda umurebe aho ugarukira genda urahamusanga. Muri make yahise avuga ko muvuza nduru. Yahise avuga ko musanganye n'abantu. Ubwo ni bane. Ni bane? Harimo nyirabukwe, umugore we, umwana batatu na nyirinzu. Umva atari bane se? Ni bane. Noneho rosasa. Ikinyoma kizicara ku ntebe y'ukuri kugeza ryari? Ikihe kinyoma? Ikihe kinyoma? Jewe ndashaka kumenya. Berize yatangaje kuri BTN ko icyo yapfuye n'umugabo ko ari uko yavugaga ko umwana atari uwa Bowazi. Yego. Ko Bowazi avuga ko umwana atari uwa. Hari aho wigeze wumva yivuguruza se? Nyine banza wumve. Yewe niganiriye na nyirabukwe wa Bowazi. Nganira na Berize. Wabyumvise neza? Nganira na nyirinzu ubwiwe. Wabyumva neza? Yashatse kuzana amashagaga ngakora mu mitekano n'ibiki. Umutekano hani ukoza amakosa nta uruta General Gasana Emmanuel wicaye imagiragere.
wabyumvise neza muri iki gihugu hakora icyo bita itegeko ntabwo hakora ngo urunguze icyo ndicyo ngo ngo murazi ngo mura no inzu yarahiye abanyamakuru barahagera twari tuje kureba iby'ukuri bivugwa niba ari ukuri niba ari ikinyoma wowe urashaka kubuza itangazamakuru gute ariko nanone ni uburenganzira bwe kuko inzu niza abanza ureke ahubwo ni diru tekinike kose mwebwe bite icyo mutabonye nyamara ariko wari uhazirikiwe n'ubwo uvuga gutyo oya uzabaze utasaba imbabazi ngo iki ni igihugu kiyoborwa iki ni igihugu kiyoborwa n'amategeko ntabwo ari igihugu kiyoborwa ntabwo ari mu ishyamba rya Kongo ariko ritayoborwa na M23 kuba Prezida ari we wagiriye inama Berize yo kutakiriza cyambere wahageze yakagombye kuguha ibiganiro kuko afite amakuru ntiyayaguhaye ndahageze akeka yuko ikituzanya ari amakuru kandi twari tuje no kumusura yego nta tuvugishije ahubwo avuze twebwe yatuvugishije yavuze ko atananzi oya yavuze ko wowe Ezekiel jewe nanga ko utari kubara inkuru neza Ezekiel yamupepeye urangije uramubaza ngo Ezekiel wamubonye akubita ni Berize muraho aravuga ngo simuzi mwanze kubivuga abaramubwiye ngo wowe ntago nkuzi ngowe ntago nkuzi arangije aramubwira ngo ntago nzi ati ntago nkuzi ndongera ndamubaza Berize none se Beri uravugishwa Ezekiel utamuzi ati ntawe nzi ahubwo ati ni n'ubwa mbere urongeye gukurikirana iyi nkuru hasi hejuru iyi nkuru reka tubanze tuvuge tutya tuti mbere yuko uvuga gutyo koko uburere wabonye Berize afite ntabwo afite uburere ntafite uburere bwo guca bugufi icyo cyo rwose nge mbibabwiza ukuri Berize ni wa muntu udafite uburere bwo kumvira bivuze ati noneho inshi yari zari zukuri reka baze nkubwiza ukuri inshi zari zukuri umugabo byamagambo nikuriye muri Kimisagara aravuga ati hariya mureba mu maso Bowazi ni umugore wabimuteye umugore ni watwitse umugabo none se Berize urabona atari muzima none se umugabo akaba afungiye iki umwana hari icyo abaye usibye ko ikibazo cyabayeho usibye ko habayeho ikibazo biragatsindwa birimo biranavugwa ko urumva biravugwa ko Berize ari we muntu wari uri no muri saro urabyumva neza biravugwa ko Berize yari ari muri saro sinzi ibintu ngo Berize ngo yari ari muri saro bamwe Kimisagara bavuze ngo hari harimo za buje ngo zari muri saro ngo umuriro wagiye ngo iyo wagiye ngo bacana buje ibintu nk'ibyo mwabyumvise so bivuze iki rero Ezekiel ko mburutari ndahari nguteze ngenda hari nyibwirira Pastor Pro iyo twitegereje tukareba ntabwo turamenya mu bugenza cyaha Bowazi yavuze iki ntituramenya muri parike yavuze iki ariko shahu nkubwiza ukuri Berize we Imana igufashe Bowazi atahire Rwezamenyo ariko neza atahire Rwezamenyo kamera ziragutunga ubishaka utabishaka wanze ko zigutunga zibikeneye zizagutunga utabishaka ariko iyi ngeso ni y'abantu benshi bo muri gospel abantu bo muri gospel bagira ibitangazamakuru baha ibiganiro bagira abantu baha ibiganiro Prezida azaza kwikavaringa ntabwo Bowazi ari butahire muri parike Bowazi anarekuwe ururimi rutazongera rukanyerera oya nirunyereza babwira ngo ntabwo nahanuye none se ubivuze nko guhanura cyo n'ubusesenguzi nkanye nk'ubitekerezo iyo ndebye uko bihagaze urabyumva iyo ndebye uko bihagaze ni iki cyateye iriya mpanuka urabyumva neza yego ni iki cyateye iriya mpanuka icyo rero ni ngo bivuze nk'umuntu wambaye badge inde oya niko byubakitse yitwa Ikaze TV Rwanda iremewe urumva none nk'umuntu wambaye badge ntabwo uri pasteur ntabwo bivuze nka pasteur aha ntabwo ni pasteur aha ngaha bandebe nk'Ikaze TV ndi mu kazi kandi babwiza ukuri nongere mbiyame ngo se ngo mwashatse kandi akandi kazi sumu nabona kampemba nk'ikaze kava he ntabwo kaboneka uyu munsi wa none Bowaze genda umukozi uko press ari umukozi cyangwa uko nabashe ngiyo sha Pastor Bowaze twa amakuru yagiye ahwihwiswa bamwe bakavanga arafunze abandi taracyari gukurikiranwa n'abaganga mu by'ukuri amakuru ahari nuko yavuye no mu bijyanye n'urwego rw'ubugenzacyaha mu maboko yari ntabwo akiri mu maboko yari ari parike kandi ejo batubwiye ko ngo yagiye gufunguzwa mu kanya gato bavugaga yuko banza wuve Berize namubajije nti none se
kuvuga ko nabajije nyirabukwe wa Bowazi nyirabukwe wa Bowazi akunze umukwe we byahatari ariko iyo urebye ibiganiro bagiye bakora kuri Zaburi nshya Berize n'umugabo we bagaragaza ko iwabo wa Berize batamwitayeho Berize aravuga ngo uriya mugabo mugufi ngo urabona yatubera umukwe ayo n'amagambo ari kuri Zaburi wabyumvise neza ariko uyu munsi abataje none ntabwo bazicabaye ariko uyu munsi habaye ibitangaza yo ni indirimbo ya Yago urumva abataje none ntabwo barebye abanyamakuru bataje none ngo barebe aho twasirikiriye Bugesera dufata Sandri dufata Gasari Kigali dufata Kiranuka Kigali turafa ntuze nibari 5D turazenguruka tujyari Kimisagara kunjyana ahantu henshi cyane kandi atariho hingenzi urumva hano muri gospel dufite abantu bafite ibinyamakuru baha inkuru bakaba batabasha yewe ndasaba Presire yaravuze ngo birinde abantu bashyushya inkuru Presire Beri ntongera avuga yuko afunze reka mu makuru Presire Bowazi afungiye kuri station ya Ribu ya Rwezamenyo Inyamirambo ariko Ribu simufite ngo ari muri polisi none se kuvuze ngo ni kuri station ya Ribu siko muri polisi ya Nyamirambo ubu ngubu ntabwo Ribu imufite afitwe na parike parike ubushinjacyaha nibwo mufite noneho Rosas Presire udashyushya inkuru duhereza inkuru y'icyo umugabo n'umugore bapfuye ese Presire ko umugaruka mu nkuru zawe yatubwiye ko ngo birinde abagabo bashyushya inkuru ariko impamvu na follow up yakoze kuri iyi nkuru rero urumva kumuhora ubu ariko uzi umunyarwanda yaravuze ngo iyo ababiri iyo bafite icyo bapfa ngo iyo ukize urubanza rw'ababiri uraramuka reba mu ijuru uzi ko nageze Kimisagara ndebye Berize nkumva agahinda n'umubabaro biraje ngeze Inyamirambo ndebye Bowazi nawe nkumva mugiriye agahinda uzi ko mpagaze hagati incuro baza nkuraramye Berize ntabwo yabaye umugore mwiza ku mugabo we ese pastor umwe mu bantu dufite binararibonye ukurikije uburyo yaba Berize wamwiboneye nabubonye n'ukuri kw'Imana ikiganiro nakoze mbere ibyavugiwemo byose ibizima ni 30% 70 ntabwo ari bizima ndemewe kubera yuko harimo no babeshaga yuko ngo erega ngo baravuga ngo arafunze ngo ntabwo afunze ni Berize wabivuze ariko mu kiganiro twakoranye mbere none Berize duhuriye Nyamirambo kuri station ya Ribu nanakubwiye mbese ikiganiro nakoranye na Claude mbere nanamubwiye ngo ariko abantu bazakizwa ryari namubwiye ngo birashoka ko anahawe akaginga kuko nkurikije ukuri kuvuga sha nibyo njyewe yavugaga ikintu abaturage bakavuga bati oya atese ko ari impanuka isanzwe ahubwo dore ikintu gihari ngiki nyirinzu dore ikintu navumbuye mu ngiki impamvu wakoze kiriya kiganiro hari harimo ibintu bibiri hari harimo ihuzagurika watewe na nyirinzu kubera inkoni nyirinzu we namubwiye ngo amagambo make akaro gake na Federico namubwiye namubwiye ntushobora gutinya kamera yanjye imwe ugahita ubona kamera 10 ziteye hano ariko apfa kuba Prince bamwirukanganye n'inkoni ku mabuno oya ari reka baza kugire rero uva ubwire urabona buriya bagize ibyo batekerika kuri Inyamirambo urumva bagize ibyo batekerika Inyamirambo hari ibyo batekeritse Inyamirambo bati urabona bati bariya n'abanyamakuru bariya n'abanyamakuru ba YouTube muramenye ndangije afandira amamagara ati pastor ati wijyana ndifuza ko tuvugana ariko rero hari ibintu twabonye bidasobanutse ni gute umufungwa ahabwa abantu bamwe abandi twebwe ntitumuhabwe kandi numvise mu makuru angwa mu matwi nje narimo ariko sinageze ku ntebe ngo Bowazi yaje ngaje ngababonye asubirayo nibyo araje ibyo kutabitubwira ariko navugana nawe noneho rone karange saba ibi ngibi ndasaba polisi nta kubera kurimo iyo umuntu asohotse abagomba kubonwa na bose kubera icyo abandi bamubonye twebwe nitumubona akaga ko tumubona ariko n'umuryango we kuzaza ejo kuwa gatandatu ikintu ngiye nshaka kukubaza pastor ari kuzaza kuwa gatandatu ni iyihe tekinike iri hagati ya Berize na mama we na Bowazi batumye tutamubona barashaka urabona tekinike ihari ni ukugira ngo nyirinzu ahabwe amafaranga yo gukemura hari ahantu hahiye urabona urugi warabomotse nta serende ririmo amadirisha ibirahure byaramenetse imbere hajemo amarangi y'imikara kandi irangi ari silver urumva rero plafo yarahiye ntabwo bazayikuramo basubizemo indi plafo bivuze iki rero bije yaho nabonye ushobora gufata nko muri miliyoni imwe
ndumva atari na menshi ntabwo ndi umwubatsi wabo nta Uyu kazi munsi wabaye ngomba kureba ibi amadirishya ubwayo miliyoni azayageza oya nta miliyoni ya hehe ndakarakara mu busesenguzi bwawe biterwa we na plafond none siriya ni rangete ni ntuzi mu busesenguzi bwawe pastor eza cyari iranzu yayibayemo plafond natubwira uko imeze irahenze igize gute irarenze gute irarenze irenze iki irarenze inzu y'ibihumbi 150 ku kwezi urumva ubwirenze gute irarenze nyine ifite amafaranga menshi nyine yitwa inzu ariko yahiye ni amagana imbere umva iby'inzu igikuta ni mubivemo kizima. umva kuro muve mu by'inzu buretse gato oya buretse aha turimo turareba icyahuje nyirinzu na nyirabukwe wa Bowazi na Berize bakaba bari mu mwuka umwe Berize akaba atakivuga ko umugabo icyatumye icyabiteye ko ari uko umwana yavuze ko atari uwo ukaba wanagezeho bakagukubita oya ntabwo bankubise bakakwambura kamera kunkubita Babuze reka Kameramani yo. bakubita nde uyu nguyu bakubise kameramani kameramani we nabwo nti rero ni mubanze wa wundi bamwigishe wari wa wa wundi noneho rero iryinyo dore ririmo riranyeganyega ngo iryinyo rimwe rirashekasheka amategeko ateganya ibihano bitandukanye cyangwa se wenda reka duhere muri RIB Bowaze tubanze dushimire urwego ko iminsi yagombaga kumaramo yubahirijwe muri parike ho bihagaze biti urabona itegeko rivuga yuko umufungwa muri RIB ahamara iminsi 5 yego atagomba kuba arenze iminsi 5 yanubahirijwe RIB rwose oya RIB irasobanutse RIB irasobanutse iremewe noneho rero urabona kwanza ntiyafashwe kuwa mbere kuri 20 kuwa mbere ejo kuwa kane nibwo bamushyikirije ubushinjacyaha urumva yego nuvuga ngo ku munsi wa mbere Arabazwa. Ejo umunsi wa yarabajijwe. kane nibwo bamushyikirije ubushinjacyaha aranabazwa ubu rero ari hano i Nyamirambo nkuwabajijwe urabyumva bivuze iki rero ubu hategerejwe icyemezo cya pariki cy'umushinjacyaha cy'umushinjacyaha procureur umushinjacyaha ufite dosiye ye uwo nguwo rero niwe umufite mu biganza mu by'amategeko ariko ubutabera bwacu bw'u Rwanda burasobanutse bumeze neza yego njye ntago wansubije ariko muri kuduha inkuru z'ibice nubwo nari mpari njye ntago nagiye kureba Bowazi kuko Bowazi nta kiganiro namukoresheje ku icano yanjye nanjye ntacyo namukoresheje ahubwo uyu munsi nkawe rero yewe impamvu naje Oya. nazanywe na perezida wavuze ngo birinde abagabo batangaza bashyushya babashyushya inkuru ntabwo uratuma yewe rero mubaza nategereje inkuru idashyushya ntegereza akavuga ati Bowazi arafunze tumusengere ntegereza inkuru ivuga ngo Bowazi mufashe umugore wa Bowazi oya birashoboka ko ku bakunzi ba Zaburi nshya Bowazi adafunze arafunze ku Ikaze TV Rwanda ku Gasaro TV kuri Kiranuka TV. Kiranuka harafunze ariko kuri Zaburi nshya ntagafunze iryo jambo noneho rero utayibutse None se nzamuye kuro? ikiganza yewe Bowazi twibonaniye nicyo nenge kukubaza ko ntabwo wamaye umwanya ntabwo uratubwira uko Bowazi yasohotse amagambo yagusubije Yego. njye neza kere waje akabimbwira ati ntuzi ibyo tubonye urwo imbwa yahuye narwo igiye kuvoma rero tubwire Bowazi yasohotse araza arabasuhuza byibuze dore uko byagenze rero senariyo urabona Ihene twavuye scenario Kimisagara dushaka. twavuye kwa Bowazi iruguru mu Kimisagara rugo twikubita kuri RIB station Kimisagara tuhageze bati ari Rwezamenyo tugeze Rwezamenyo ati ashobora kuba ari kuri pariki tugeze pariki atoya ari hano hepfo Rwezamenyo ntabwo nari mpari yabajijwe ejo wari uhari se ntitwagendanaga wowe yego nari oya njyewe ntabwo nabonye Bowazi aza ko urumva tuba turi kimwe bose baba batuzi uburenganzira jewe ku rwanjye ruhande Bowazi ngo abo sinshaka kubonana uyu si umunsi wo kubonana n'abantu natwe tumenye twahavuye tumenye ko babonana kuwa gatandatu yewe Beri uzajya uza kuwa gatandatu muri make ni Bowazi wabibwiriye ati ntabwo nshaka ko yabibwiye ubishinzwe Eh. ariko ngabo hari amakuru bambwiye tumubona siyabivuze yavuze mubona n'amaso yanyu oya tumubona twamusuhuje aravuga ngo muraho pastor twamusuhuje twamusuhuje nta kintu na kimwe yavuze urumva yego noneho nyirinzu urumva nyirinzu yaragiye kunyima akaboko inde Bowazi nabibonye yaragiye kukanyima nabibonye yaragiye kukwima akaboko urumva nabibonye yarakwimye akaboko none habona ukuntu byagaragara ukuntu ariko noneho basaba ko tuba twegeye tukagaruka nyuma
umugore we na nyirabukwe babanza kumupakiramo na nyirinzu. uvuze ko ayoborwa na nyirabukwe ntabwo numvise uko wari uvuze ngo uvuze Ezekiel ndabona rero ashobora kuba ahindutse isura. Ezekiel icyo bintu uvuze wabisubiramo? Pastor ushatse kuvuga yuko Bowaze ari kuyoborwa na nyirabukwe kugeza kuri iyi saha. Banza wumve se batangiye batamwemera. Yego. Ariko uyu munsi afite saro nziza kuri station ya Kimisagara uzamukugiwe. Batangiye batamwemera. No bivuga ko afite ngo na moto ebyiri. Mwabyumvise? Ubu ni umukwe. Yatangiye arambagiza batamwemera nk'umukwe, aho Berize na Bowazi bari mu kiganiro kuri Zaburi bavuze bati barambujije iwacu, baravuga ngo ntabwo twashingira uriya mugabo uriya musore mugufi. Urumva? Ariko ubu ngubu tuvugana, ariko ugu munsi habaye ibitangaza, abataje none ntabwo bazicabaye, ariko ugu munsi habaye ibitangaza. So hari ibitangaza rero ko Bowazi atangiye kwemerwa mu muryango kwa sebukwe, bemeye ko ari ubundi iyo umuntu wese ari umukene ntabwo yemerwa. Mwabyumvise? Bityo rero reka dusaba abantu bose tubabwire ngo dusengere Bowazi, Imana imukura hari, nta mugabo wakishimira ahantu ari. Ariko pastor, iyo umugabo aguye barenzaho utwatsi. Pastor, nanone ku rundi ruhande tukumva Bowazi. Sibyo? Kubera iki? Ezekiel na Claude. Oya reka yemaze nkubwire. Oya buretse wimvugira abo mbanze nkubaze. Sije mu yamakuru nyubaye iki kiganiro nubwo uri mutumirwa. Babazi kuri iyi mihanda nk'abantu bava muri RIB cyohe bagahita baza ku mihanda kuvuga uko bimeze. Birashoboka yuko Bowazi yanze kubavugisha kuko yarazi ko muhita mubiza kubiripotinga kuri no mihanda. Urumva se wamurenganya? None se byabereye ku Karubanda. Yesu yaravuze ngo ibyabereye mu rwihisho bizajya hagaragara. Byavuze ko yatwitse inzu kubera yuko atumvikanaga n'umugore ko umugore umwana atari uwa Bowazi, n'umugore wa Bowazi abitangaza kuri BTN TV. Wabyumvise neza? Ariko ravuze ngo nafashe ikiganiro ndagiprayinga nyumvisha nyirabukwe wa Bowazi. Wabyumvise? Ikiganiro cyumvishe nyirabukwe wa Bowazi, aho Berize ubwo yavuga ngo icyo twapfuye ngo nukavuga ngo umwana asuwe ngo naramubwiye ngo abyihoreye ngo ko bizamenyekana, ngo avuga yuko ngo umusore ngo tubana hano ngo ari gushobora kubakora. Uriya twabonye se? Ntabwo mbizi niba ruriye. Wari wavuze yuko uri buze guhamagara Ndahiro Valens Papi, tumwiye wamubazaga kandi ntabwo uramuhamagara kandi ndi kugana ku musozo w'ikiganiro. Papi rero Papi rwose operasiyo karakasa mutwe. Uri guhamagara se? Papi. Papi. Gusa nari mu kiganiro. Namubwira ko nawe uri mu kiganiro akakwitaba. Mbega. Ibintu bihinduye isura. Papi ntabwo ari tayari. So reka tubwire abantu yuko ibyo twabonye byo Bowazi cyakoza mu maso ntameze neza, yarahiye pe bigaragara. Nk'uko byagaragaye. Rwose Sandiri we ntabwo wamubonye, twamubonye rwose. Ezekiel wabonye ko yahiye mu maso? Nabibonye. Yarahiye mu maso pe, yarahiye mu maso. Reka tumusabire Imana imuhagarareho kandi muvuganire. Imana ishobora byose, nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Ariko icyo mbona impamvu umugore na mama we barimo baramwiruka inyuma ni ukubera iki ngo ataye, baramaze kumushyirishamo ngo yanze umwana ko ari uwe. Ushatse kuba karibo bamufungishije se? Ntabwo afungishwe n'amakosa yakoze. None se wowe urabizi niba yarakoze amakosa? Ngewe iyi nkuru ndayikurikirana mpaka hadi kugera ku musozo. Bivuze ngo uzanatumenyesha igihe cyo kuburana kuri. None se bajya baduhamagara nk'abaripotinga inkuru zo ku nkiko, nanjye nzayikurikirana. Reka tumva twataha. Tugushimire. Tubwira abakunzi bacu rero, bakunzi ba Ikaze TV Rwanda, twemeye twishwe n'inzara uyu munsi. Twemera yuko uyu munsi wa none twageze naho batwagura kamera. Bigezeho turababwira tuti dore amakarita ni muyarebe muyitegereze, bati mwemewe, ariko byari byakomeye. So tubabwire rero ngo hari abashaka kuvuga ibyiza kandi bakora ibibi. Kora ibyiza bavuga ibyiza byawe, nukora ibibi byawe bazabivuga. Abantu baza kuvuga ngo na testingaga nka Bayirize, gutestinga ntabwo bibaho.
ntawe utestinga icyaha ntabwo wagitestinga. Ikibazo cya nyuma kuro none Berize urumva ibintu azabyakira ate ko ageze iwe akakwihera amakuru uko yanyakiriye ibyo yabwiye umugabo kuri ribu ibyo yabwiye umugabo i Nyamirambo. Ese kuki mwahise mwishyama kare umugore wamubujije? Ariko yabwiye umuntu ngo Bowazi ngwino hano garuka hano vugana n'abo bantu mwasuhuzanyije ngo yango hari amakuru umaze kwakira. Wabyumvise neza kuri bo. Hari amakuru umaze kwakira kuri bo rero ayavuza ari uko yariyicara. Twasanze atari abantu bakeneye ko ibintu bigenda neza. Berize nakugaye. Wasanga badashaka ko abantu bamenye yuko umugabo afunze. Ezekeri nabonye ko bafitanye ikibazo gikomeye na Ezekeri nabyitegereje cyane kuhoje twari twabaye inshuti ariko noneho kwanga Ezekeri babanze Korode ibyo rwose nanjye babwire ngo bye bye Haruna bye. Murakoze turabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka mukore subscribe mudukurikire mu nkuru n'ibigano kandi niba ushaka kugenda umenya ubwino bwose uhereye Bowazi agitwika inzu kugeza igihe urukiko ruzaba rufasha umwanzuro wa nyuma kuri Bowazi mukande subscribe mubane natwe mu nkuru n'ibiganiro kwa Korode ku Gasaro kuri Keya no kuri Kiranuka. Gasaro TV.